abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bazwi ku izina ry'abamotari ndetse n'abakoresha moto zabo bwite mu ngendo za buri munsi bari mu bakomeje kwibasirwa n'impanuka kandi akenshi zigaturuka ku myitwarire yabo. Iyo myitwarire idakwiye igaragara ku batwara moto ikwiye gucika kugira ngo umutekano wo mu muhanda ubungabungwe ndetse n'abakora ingendo zitandukanye bazikore mu buryo butekanye. Imibare igaragaza ko mu mezi abiri ashize 31% by'impanuka zo mu muhanda zabaye mu gihugu hose zakozwe n'abatwara moto, aho zahitanye ubuzima bw'abantu abandi bakazikomerekeramo ndetse zikangiza n'ibikorwa remezo bitewe n'amakosa bakora atandukanye. Ayo makosa harimo kutubahiriza inzira abanyamaguru bambukiramo cyangwa se zebra crossing, gutwara umugenzi nta kasike yambaye, kuvanga imizigo n'abantu, kunyura mu nzira zagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, gukoresha telefone batwaye moto, kunyuranaho mu buryo butemewe, kugenda basesera hagati mu bindi binyabiziga, kunyura ahatemewe, gutwara banyoye ibisindisha, guhindura cyangwa guhisha plaque ndetse n'ibindi bishobora kuba intandaro y'impanuka. Polisi y'u Rwanda ibinyujije mu bukangurambaga bwa Gerayo Amahoro yongeye kwibanda cyane kuri iki cyiciro, aho abatwara moto bongeye guhurizwa hamwe ndetse no kubasanga mu muhanda hirya no hino aho bakorera, bakongera kwibutswa ayo makosa ndetse n'uburyo bakwiye kuba bakoresha umuhanda. Muri iki kiganiro turumva ibyo abatwara moto bibutswa na Polisi y'u Rwanda, turumva kandi nabo ubwabo icyo biteguye gukora kugira ngo barusheho gusigasira umutekano wo mu muhanda. Murareba uyu murongo, iyo umuntu atwaye imodoka cyangwa atwaye moto agomba kutawurenga igihe hari abantu b'abanyamaguru bashaka kwambuka bari hara ku mpande, akabareka akabaha uburenganzira bwabo bakambuka amahoro. Bamara kwambuka bageze ku mpande zombi, bamaze kwambuka muri iyi mirongo nta muntu ukirimo, namwe ukabona gukomeza. Ikindi, umumotari ashobora kuba yibagiwe atabashe kureba ko hari umunyamaguru wambuka, umugenzi nawe uramukomakoma ati nyabuneka dore tugeze muri zebra crossing, wubahiriza amabwiriza nturenge wa murongo kuko naramuka agonze nawe uragwa. Kandi zebra crossing iyo uyibonye witegura gwaga nubwo haba nta muntu urimo, noneho wabona nta muntu urimo ukabona gukomeza, ariko yaba arimo guhagarara korohera nta gisida teza igihe wowe wari wabyiteguye wabishyize mu mutwe. Namwe abanyamaguru rero mugerageze kugenda mwibutsa abamotari kugira ngo twese tugerayo amahoro. Mugomba igihe cyose kuba muhagaze kuri uyu murongo. Icya kabiri, turongera kwibutsa ko umugenzi nawe utwaye moto mugomba kuba mwambaye kasike. Icya gatatu, mugomba kubahiriza ko kugenda uvugira kuri telefone bitemewe. Waba uyivugira wifashe, waba washyize muri kasike, ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe gutwara abantu n'ibintu. Ntabwo byemewe gutwara abantu n'ibintu kuri moto, kimwe nuko bitemewe gutwara imizigo minini irengeje ubushobozi bwa moto utwaye, nabyo ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe kunyura mu nzira zitemewe, cyane cyane guca kuri za bordure. Kimwe nuko bitemewe kunyuranamo mu binyabiziga hamwe no gusesera mu binyabiziga, kuko biteza ibyago byo gukandagirwa n'ibinyabiziga binini basumbya imbaraga. Ariko ikindi nongera kwibutsa, ntabwo byemewe byo birazira bikaziririzwa, kuko n'ikibazo gikomeye guhindura ibirango by'ikinyabiziga, plaque, kuyikuraho, kuyihindura, guhindura umubare, kuyihisha. Tugufata nk'umukriminere, tugufata nk'umujura, kuko dukeka ko hari ikintu uri huhisha. Icyo gihe rero uburyo tugufata mu buryo budasanzwe. Ubwo butumwa mubwumve neza, mwirinde kugenda mwanyoye ibisindisha. Kandi igihe cyose mugira isuku ya moto zanyu, kasike zanyu, cyane cyane ko n'abagenzi baba bazambara. Ubundi igihe cyose mwibuke kugera amahoro ko atari imvugo n'ingiro. Tugomba kugabanya impanuka mu muhanda, ariko tugomba no kugira discipline mu myitwarire yacu igihe dutwaye ibinyabiziga mu muhanda. Murakoze kandi ndabifuza kugera amahoro. Abatwara moto baratugaragariza ibyo babona bidakwiye kuba bikigaragara mu mwuga wabo ndetse n'uburyo biteguye kubikosora. Turabikora kubera ko hari igihe uhagera nk'uko ugasanga mwahuriranyemo, kubera ko n'ubundi utari buhagararemo ugakomeza ukagenda. Bibaho cyane, bikunda kuba, ariko ntabwo ari kuri bose. Motari yakabaye mbere na mbere abanza gufata umwanya wo kugira ngo yibuke ko agiye kujya kuri zebra crossing, agatangira kugenda gahoro. Icyo nicyo cya mbere yakabaye akora. Zebra crossing ntabwo yubahirizwa neza ugereranije nuko byakagombye kugenda, gusa bibaye byiza byakabituzamo cyane ndetse ko zebra crossing kuba iri no mu muhanda ni ibintu byiza cyane
kuko usanga hari nk'ahantu usanga hari zebura ukabona ko yari ihakwiye koko bya nyabyo, ugasanga hari abantu baba bagomba kwambuka. Biba byiza iyo zebura ibahaye akanya tuhagaze tukabaha akanya bakambuka, abanyamaguru bakambuka, natwe tukaza gufata akanya tukambuka dufite umutekano nta kibazo tukagenda. Tubyigishwa buri munsi kandi twaranabyize ko iyo ugiye kujya kuri zebura crossing nabura ugomba kugabanya umuvuduko, byaba ngombwa ugahagarara. Ibyo babitubwira buri munsi kandi twaranabyize kuko ari ino gahunda yagerayo amahoro. Twese tukajya tugenda kujya kuri zebura crossing tukagenda gake, ese byaba ngombwa tukanahagarara. Inama rero nabagira navuga ati namwe nimuze kuko turi mu kazi tujye tugenda, ariko nitujya kuri zebura crossing by'umwihariko tugabanya umuvuduko. Zebura cross hari igihe uhagera ugahagarara, wajya kubona ukabona undi mumotari akudepashije kandi wowe wahagaze kandi harimo n'umunyamaguru, nawe nk'umushoferi wo mu muhanda ubona yuko umumotari akoze ikosa, urabibona. Cyangwa se n'imodoka ikaba yakudepasa ikakunyuraho kandi wowe wahagaze, urumva nyine uba ubangamiye umunyamaguru kandi nawe ari mu burenganzira bwe, byanze bikunze ubumubangamiye. Uburyo ukwiye kubahirizwamo aba ari kugira ngo niba ugiye kuyigeraho uyireba, ugomba guhagarara ukareba iburyo n'ibumoso, ukareba niba hari umunyamaguru urimo kugira ngo nawe umuhe inzira. Nubwo tuba tubikora twirengagije nka nayo, ariko rwose ni ikosa koko. Buriya moto yagenewe abantu babiri, gusa nuko umugenzi hari igihe aza afite utuntu ku ruhande, nta bushobozi afite bwo gutega taxi voiture, ariko mu by'ukuri moto yagenewe abantu babiri, gusa nuko ari mbuzi uko gira ingaruka zo ziriho, kuko iyo hagize nk'akantu kakwinjirana ntabwo ushobora gufunga, ntushobora gusiporota aho utwaye, biba ari ibintu biba bikomeye cyane. Ubutumwa natanga ni uko abamotari bagerageza bagatwara abagenzi bavanze n'imizigo, kuko polisi itegeko ari iryayo, ahubwo biri mu igazeti y'u Rwanda, mu mategeko y'u Rwanda agenga umunyarwanda uwo ari we wese. Uruhare rwanjye nk'umumotari ni ugutwara moto nigengesera, nkagenda gake, nagera kuri zebura crossing nkatanga inzira nk'abanyamaguru. Mu gihe ndi kugenda sinite kwihona, ahubwo nkita mu kugenda mpereza abanyamaguru agaciro. Abandi dusangiye umuhanda imodoka ni ukuzigendera neza, kandi nkita ku mukono wanjye sinjye gusesera, kuko iyo dusesera niho dupfira. Isomo binsigira ni uko ngomba gukunda uyu mwuga, nkawukora nshyira mu gaciro. N'igihe ndi mu muhanda nabona ukoze ikosa nkabasha kumugira inama, bityo bizatuma tugira igihugu cyiza kitarimo impanuka, noneho n'umutekano mwiza mu muhanda. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda aragaruka ku ruhare rw'abagenzi batwarwa kuri moto mu kubungabunga umutekano mu muhanda, ndetse n'uburyo amakosa akorwa n'abatwara moto anyuranyije n'imikoreshereze y'umuhanda, kandi aratanga n'inama ku myitwarire ikwiye kuranga abatwara moto mu rwego rwo kubungabunga umutekano mu muhanda. Umugenzi nawe afite uburenganzira bwe, asabwa kwishyura umutwaye, ariko afite n'uburenganzira bwo kubwira umutwaye ko agomba kugenda neza kugira ngo ntamuteze ibyago by'impanuka. Ibyo nabyo turabibutsa kandi tuzakomeza kubibutsa. By'umwihariko iki cyumweru twibanze ku bamotari, ku batwara moto cyane cyane, tubibutsa ibyo bashinzwe, uburyo bagomba kubaha zebura crossing, tukongera kubibutsa ko uburyo bagomba kugenda bakurikije ibisata bagomba kugenderamo, batagendera mu bisate bitari ibyabo kugira ngo birinde impanuka. Uburyo bwo kubisikana no kunyuranamo bugomba gukurikiza priorite y'ikinyabiziga, byose twabibukije. Tubibutsa ko batagomba gutwara abantu n'imizigo, ndetse no gutwara imizigo urengeje ubushobozi bwa moto zabo, ariko twongera kubibutsa ko batagomba no gutwara abantu batambaye kasike, n'uburyo bwo gutwara abantu batatu, cyane cyane ko mutigene abantu babiri. Iyo harimo wa gatatu birumvikana ko aba ari amakosa, kandi na assurance ntacyo imara igihe habaye ibyago by'impanuka. Twongera no kwibutsa ko mu by'ukuri bagomba kwirinda ibintu byo gusiba plaque, gukuramo umubare, gukuramo inyuguti, cyangwa kwihisha cyangwa kwikuraho burundu, kuko byo bifata nk'icyaha gikomeye, kuko umuntu abahisha ikindi gikomeye kirusha kirenze ibyaha byo mu muhanda cyangwa amakosa yo mu muhanda. Bityo tumukurikira mu buryo bwihariye, kuko tumukekaho byinshi, kuba yafashe umwanya wo gukuraho
ibirango by'ikinyabiziga. Twongera kwibutsa ko bagomba gutwara ibinyabiziga batavugira ku matelefone, baba bayafashe mu ntoki cyangwa bayasesetse muri za kasike, turabibutsa. Ariko twongera no kwibutsa ko batagomba gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Ibyo ni bimwe uyu munsi twahisemo, hari byinshi tuzahora tubibutsa kugira ngo bitwararike kandi barusheho kugenda neza, batabangamiye ibindi binyabiziga, umutekano wo batwaye n'ibyo batwaye utabangamiwe, ndetse n'abandi bakoresha umuhanda batabangamiwe. Twahisemo uyu munsi abamotari kubigishiriza bene aha ngaha uyu munsi mubona, kuko niho hano icyambere bahurira akenshi mu mwanya muto, tugatambutsa ubutumwa byihuse, ariko naho niho tunabereka ibyo tubabwira amaso ku yandi. Abamotari ni abantu bafite uruhare rukomeye mu bwikorezi mu gihugu cyacu, ariko ngira ngo n'umwuga wabo hari icyo bamariye n'igihugu. Bivuze ko rero ngira ngo umutekano wabo ni ingenzi, niyo mpamvu tuzirikana, ariko tukongera kubagenera ubutumwa ko bafite uruhare rwabo rw'umwihariko, ko bagomba kubizirikana kandi bagomba kuburizamo ikibi icyo ari cyo cyose cyabateza ibyago, cyabateza impanuka, cyangwa cyatuma bagwa mu makosa yo mu muhanda, yanateza n'ibyago by'impanuka ku bandi bose bakoresha umuhanda. Rero bagomba igihe cyose kuzirikana ibyo tubabwira, kuko ni ku neza yabo, ni ku neza y'abagenzi, no ku neza y'abantu bose bakoresha umuhanda. Wari uzi ko 80% y'impanuka zo mu muhanda ziterwa n'imyitwarire y'abawukoresha? Yego, nyamara zakwirindwa. Dore uko byakorwa. Turifuza ko abakoresha umuhanda bose bagira imyitwarire yimakaza umutekano wo mu muhanda ku bw'amahitamo, kugeza ubaye umuco. Umutekano wo mu muhanda ku bw'amahitamo bisobanuye guhitamo kubahiriza amategeko agenga imikoreshereze inoze y'umuhanda, nko kubahiriza umuvuduko wagenwe, kwirinda gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha, kwirinda gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga cyangwa wambuka umuhanda n'ibindi. Umutekano wo mu muhanda ku bw'umuco ni ukwirinda icyo ari cyo cyose cyateza impanuka, bikaba indangagaciro na kirazira. Igihe umutekano wo mu muhanda wabaye amahitamo ya muntu, kugeza ubaye umuco n'indangagaciro tubana nazo, impanuka zitwara ubuzima bw'abantu zikanangiza ibintu zagabanuka cyane.